tugire Kristo bavandimwe, mugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Tugeze ku wa gatatu, ukaba ari umunsi wa 38 mu minsi dukora y'amasengesho yo gusabira iyi si, tutakambira Imana tuyinginga ngo tugirire impuhwe kandi zigirire n'isi yose. Uyu munsi turaherekezwa na Danieli umuhanuzi mu mutwe wa 10 umurongo wa 2. Danieli aratwereka ko uko twabaho ibi bihe bidasanzwe, aratugira inama y'uburyo ibihe bikomeye byamwegereje Imana, akumva ijwi ryayo, akabaho mu mwuka wayo, akakira ugushaka kwayo, agasenderezwa n'imbaraga zayo. Avuga ko icyabimufashijemo, nk'uko twese tugiye kubisangira nawe, ni isengesho ryo kwigomwa, isengesho ryo kwigomwa no kwihana yakoze mu gihe kingana n'ibyumweru 3. Yibuza kurya ibiryo biryohereye, yiyambura imyambaro ye y'iminsi mikuru y'ibirori, yicisha bugufi, ashyira umutima umenetse imbere y'Imana, aramaramaza atakambira Imana. Imana imuhishurira, itangira kumwereka mu biriho n'ibizaza ugushaka kwayo, imuha ubutumwa ku bandi. Ngiri ishingiro ry'ubukristo bwacu. Akenshi mu bihe nk'ibi turimo, ndetse ibizahoraho, abantu baba hanze amaso batese abasenga ni ikihe kindi gishya batubwiriza. Iyo ugiye mu isengesho mu kiliziya, misigasomwa nk'ibisanzwe, cyangwa se mu ikoranira abantu bagasenga nk'ibisanzwe, turi mu bihe bidasanzwe, haba habuze connection. Ntabwo tuba turi mu mwuka w'Imana, ntabwo tuba tubwirizwa na Roho Mutagatifu, tuba twagumanye ibisanzwe. Kenshi umuntu niko ateye, yanga ikimwicira gahunda, yanga ikimukura mu byo asangaho, yanga ikimutungura. Buri muntu ntabwo yifuza ikimubangamira. Niyo mpamvu igihe cyose usanga akora iyo bwabaga, akigizayo iminsi mibi cyangwa se ibihe, akirinda ibihe bibi uko ashoboye, mu buryo ashoboye. Nubwo kenshi cyangwa se rimwe na rimwe hari igihe atungurwa. Danieli rero aratwereka ko yafashe icyemezo, ajya imbere y'Imana ibyumweru 3 byose. Yibuza ibintu yari afitiye uburenganzira ku bwende bwe. Aragira ati, icyo gihe njyewe Danieli nari mu muhango wo kwihana umara ibyumweru 3. Sinaryaga ibiryo biryoshye, inyama na divayi ntibyangeraga ku munwa, kandi sinari nkisiga amavuta kugeza ku ibyumweru 3 birangira. Isengesho ryo kwigomwa rifite ikihe gisobanuro mu buzima bw'urikora? N'icyo ugamije kugeraho
ni gute wakwitwara mu gihe uririmo? Ni izihe mbuto wasarura muri ryo mu gihe se urangije igihe wihaye? Urumva Daniel ariho igihe kirekire, byumweru bitatu ntabwo ari ibyumweru bike. Namwe nimutekereza umuntu ureka inzoga wenda yazinywaga buri munsi, yanywaga ikirahure, ndeke wenda kuvuga icupa, akavuga ati uku kwezi kose sinzongera gukoza inzoga ku munwa. Umuntu akibuza umunyu, umuntu akibuza isukari, umuntu akibuza ibiryo biryohereye, akikuraho ibintu byo kwiyitaho ku buryo yabigenzaga, agamije mbere na mbere guhura n'Imana. Ngiyi intego ya mbere y'umuntu yigomwa. Urashaka guhura n'Imana. Mu kwigomwa, niba hatarimo ikintu cyo kwegera Imana ngo wumve urimo urasukurwa muri roho yawe, mu mubiri wawe, mu mutima wawe, ujya muri bwa bubasha bw'Imana, wumva umugambi wayo, icyo gihe ukwigomwa kwacu kuba kugamije irari ryacu, ibyifuzo byacu. Niyo mpamvu isengesho ryo kwigomwa dukora ntiribereyeho kwisabira twebwe ubwacu, ntiribereyeho kutuzanira ubwiza n'uburanga bwa bundi ab'iki gihe basigaye bakoresha, akubwira ati ndashaka kugira tayi ingana gutya, ndashaka kuzagera ku mbaraga zimeze zitya, biransaba ibi, kurya ibi, kureka ibi. Ntabwo ibyo wabyita kwigomwa. Hano wigomwa mbere na mbere agamije kwinjira mu mugambi w'Imana, wishurirwa. Naje gusanga abakristu benshi dukura dutinya icyo umuntu yakwita guhishurirwa. Ibonekerwa ryo iyo urivuze buri wese arakubwira ati ibyo ngibyo. Iyo umuntu yeretswe, iyo umuntu agiye kure mu gushaka kw'Imana, Imana imusaba byinshi. Ndibuka ari umuntu umwe wagiraga inama igihe twaganiraga, yajyaga ambwira ati uramenye nyabuneka ntugasenge cyane. Bariya abantu basenga cyane uzareba aho bibageze. Ati hari ahantu ugiye ugasanga utakikontorora, ugasanga utakikora ibyo watekerejeho, cyangwa se utari ugenda utandukana n'isi mu buryo wari usanzwe ubaho. Ati uramenye ugenda gake gake gake. Daniel aragera kuri uku guhishurirwa kuzamugeza ku kuba umuhanuzi, guhanurira abandi, akabamenyesha umugambi w'Imana, ugushaka kwayo. Umumarayika wa Nyagasani akamusanga, akamuha ubutumwa, akabwumva, akamuha imbaraga za zindi zatumye amanuka yagera mu mwobo w'intare ntatinye, kuko yari yaramaze kuba gutagatifuzwa, kwiyaka umubiri, kwiyaka isi, kwiyaka ibyo umuntu yifuza. Muvandimwe unyumva, Nyagasani atwereka kenshi ko hari ibintu dutinya, hari ahantu dutinya kugezwa no gushaka kw'Imana, dutinya gutwarwa kubera ko turaremereye cyane, dupakiyemo ibintu byinshi cyane. Dukeneye kuvidura, dukeneye kuvida mu mutwe wacu, twuzuye ibitekerezo byinshi cyane, mu mitima yacu twuzuye ibyiyumviro byinshi cyane, muri mubiri wacu turaremereye cyane. Dukeneye icyo gihe gikomeye cyane, gihagije, kirekire cyo kujya imbere y'Imana,
niba tubwira ko Musa yazamukaga iminsi 40 ntugwe ngo nuko yari Musa. Niba tubwira ngo Yesu yamaze ijoro ryose arikesha senga mbere yo gutora intumwa ze, ntuvuge ngo nuko ari Yesu. Niba tubwira ko Yudita, Yonasi, Sawuli n'abandi bose twabonye bagiye mu Imana kugira ngo igushyire mu gushaka kwayo mu mugambi wayo, ibanza navuga ngo iki, navuga ko buriya twamize uburozi bwinshi cyane mu byo turebesha amaso, mu byo twumvisha amatwi, mu byinjirira mu ndimi zacu, mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu. Dukeneye igihe cyo kujya imbere y'Imana ngo Imana itubohore. Niyo mpamvu iri sengesho ryo kwigomwa rijyana n'umuhango wo kwihana, penitensia, ukigorora n'Imana, ukanga ikibuga, ugasa naho witaruye isi kandi ukiyirimo. Naha rero nagira ngo nongere mbashishikarize, kubera ko iri sengesho hari imbaraga riguha. Ngiye kubaha ubuhamya butatu bubereka ko iyo winjiye muri uwo mugambi w'Imana ubaho mu mbaraga. Twagombaga kujya mu butumwa, ndabyibuka muri centrale imwe ya paruwase twarimo, ahantu hari akarere k'abantu batemeraga, kandi ariko hakaba hari ikibazo cyane muri ako karere, muri uwo mudugudu hari ibibazo bikomeye cyane by'abantu baterwaga n'amashitani. Umunsi umwe twiyemeza kujyana na padiri mukuru kugira ngo ahasomere igitambo cya misa. Turavuga ngo Yesu reka tumujyane ahantu akenewe, ko nituguma gusa mu bantu tumenyeranye, mu bantu b'abakristu ntibihagije. Yesu yavuze ati mugende mu ntama zazimiye, mugende mu mayira abiri. Icyo gihe twafataga igihe cyo kwigomwa kugira ngo tugire izo mbaraga zo gutinyuka, kuko hirya y'ibyo hari aho wakwibaza nk'umuntu ngo ninagerayo abantu bakaza bakakoma induru, turabigenza gute? Ariko kuko twabaga twirangurije mu Mana, twasenze twese, umugambi ari umwe, twagendaga turi mu mwuka, muri Roho Mutagatifu. Turagenda tuhageze, padiri asoma icyo gitambo cya misa, arangije abantu benshi muri aho ndabyibuka harimo abadivantiste, abandi ntibimeraga, bibereye muri gakondo zabo. Bigeze mu gihe cya misa, padiri ahasomera misa, birangije nyuma ashyiraho gushengerera. Mu gihe cyo gushengerera hari urugo rwarimo abantu bose icyarimwe bahinamiranye, batavaga mu nzu kubera ko bari barakandamijwe na shitani. Roho Mutagatifu aravuga ngo mujyane Yesu muri iriya nzu. Muri ako kanya padiri afata isakaramentu, aragenda yinjira muri ya nzu. Hari harimo umuntu wahumye, uraho wahinamiranye. Byari kwa kundi umuntu akubwira ngo ntegereje igihe nzapfira. Ako kanya ntabwo byarangiriye aho, kuko Yesu igihe yinjiye muri iyo nzu niho yavuze muri wa museserdoti ati haguruka, Yesu arabigutegetse, haguruka ugende. Abantu bagiye kubona babona wa muntu arasohotse. Yesu amusohora aho ngaho. Nyamara mbabwire ko uwo muntu ntabwo yemeraga Imana, ntabwo yari umukristo gatolika, ntabwo yemeraga Yesu mu Kristiya. Ariko ntabwo Yesu kugira ngo agukize bisaba kumwemera. Warakuze, washaka kukugirira neza. Hari abantu benshi Imana ishaka kugirira neza, Imana ishaka guhindura amateka yabo, ariko kuko tutigomwa, kuko tutatwara Yesu,
tugarukira iteka aho tuvuga ngo ibyo nakoze birahagije. Nta na rimwe turakora ibihagije. Urundi buhamya bwa kabiri, muri iri sengesho ryo kwigomwa Daniyeli atwereka Imana irakuvugisha. Umuvandimwe umwe twasenganaga, twagiraga igihe cy'ubutayu, abantu bakajya gusenga mu mwiherero twigomwe. Igihe yari mu butayu asenga, yumvaga ashaka guhura n'Imana, yumvaga afitiye inyota Imana, ndetse byari muri cya gihe yari afite ibikomere byinshi, ariko avuga ati ndashaka kwigana Yezu Kristo. Muri icyo gihe ari mu butayu atuje, abwira Yezu ibye, aramusingiza, ariko bigeze ati ndacecetse Nyagasani nawe mvugisha. Muri ako kanya agiye kumva yumva kakayaga gahuhera nk'akaje kuri Eliya mu gitabo cy'Abami umutwe wa 19. Ijwi ry'Imana riramubwira riti, ese ushobora kubabarira kana ko yari wishe umwana we amumukuye mu maboko, ushobora kubabarira kana? Yari yaravuze ati abantu bose nzabababarira, ariko usibye uwo nguwo. Nyamara icyo gihe kuko ari mu butayu, kuko Imana igiye kumuha izo mbaraga zikitashoborwa na kamere y'umuntu, Imana iragusaba, idusaba icyo yiteguye kudushoboza. Avuze induru ati, Yezu we unsabye ibintu bikomeye cyane, none se ntubona ko yagize atya, byagenze bitya, yari umuntu nzi, yari umuntu twagiriye neza, yari umuntu ntakekaga ko yashobora kunyura. Yesu bigera ahantu yumva muri rya sengesho niwe n'Imana ye Nyagasani, noneho bigeraho amuha gutuza, none avuga, Yezu ngwino muri njye unshoboze. Nuko nguko yavuye muri ubwo butayu, yemeza kuzajya muri gereza aho uwo muntu yari afungiye, kuba ari we umushyira imbabazi no kumubwira ati, nje kugusaba imbabazi, nje no kwigorora nawe. Byaje gutuma wa muntu yirega icyaha, aracyemera, kandi asaba ko yaguma muri gereza. Aravuga ati, ngewe ndabyemera, ibi bintu nakoze ntabwo ndifuza kuguma hano ngahongerera ibyaha byanjye n'ibyaha by'amateka y'abandi bavandimwe bacu. Ngizo imbaraga z'ubutayu no kwigomwa. Ngizo imbaraga z'ubutayu no kwigomwa, nuko Imana ikujyana kure hirya y'iby'ubwenge bwawe butekereza. Nimwemere ko Imana ibashaka kubashyira mu mwuka wayo, ishaka kubahishurira, ishaka kubavugisha, ishaka kubiyereka. Umunsi umwe twajyaga mu butumwa, turagenda twari kumwe n'itsinda ry'impuhwe, aho twajyaga gusabira ubutumwa muri paruwasi yari yadutumiye. Twagendaga n'amaguru, nta modoka twari dufite. Turacumbika aho twacumbitse mu gitondo cya kare, ndabyibuka hari mu masaa 10 za mu gitondo, aho twacumbitse. Umwe muri twe ahabwa, twarigomwaga kugira ngo Imana iduhe imbaraga. Noneho umwe muri twe aza guhabwa ijwi ry'ubuhanuzi riraza, kumva ijwi rivuze ngo, uyu munsi ntimusabira abarwayi, ariko ndakiza abarwayi. Twese turakanguka. Ryari ijwi rije rivuganye imbaraga ku buryo n'uwarivuze ntiyiranze konti. Imana ishobora kukuvugisha amagambo utazi, ikagukoresha ibikorwa. Hanyuma bigezaho turavuga tuti, haza impaka. Bamwe bati, ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Iyo ni sekibi. Bati, ceceka sekibi. Abandi bati, nyamara wasanga ari Imana ifite ikintu duhishurira muri uru rugendo turimo. Noneho bigezaho kumvikana twese, ndababwira nti, reka dutuze. Imana twiringiye kandi turi mu butumwa bwayo, iraza kutuyobora. Niko byagenze. Twageze muri iyo paruwasi twajyagamo, padiri wari wadutumiye
araza ariko umunsi aravuga ati nta sengesho ryo gusabira abarwayi nshaka, ntaryo. Aravuga ati ibyo bintu byo gusengera abarwayi abantu bakirizwa mu masakaramenti ibyo birahagije, ibyo bintu mwadukanye ntabwo ari byo. Niba muri mwe hari umuntu wumva ko akiza abarwayi naze hano imbere bamurebe. Kandi iyo kiliziya yari yuzuye ingobyi nyinshi, abantu bahetse abarwayi babazanye, turatuza. Ariko Imana yari yaduteguye. Mu mutima nakomezaga gusenga mbwira Imana nti Nyagasani ni wowe, kiliziya ni yawe, natwe turi abawe, aba bantu ni abawe, icyo ushaka gikorwe. Turekura gahunda yacu, turekura ibitekerezo byacu. Mu gihe padiri arangije gusoma misa yigendeye, numva no mutagatifu ansabye kujya kumwegera mu isakristiya, ndamuramutsa, ndamubwira nti ese padiri ushobora kwemera ko nibura twakora isengesho charismatique tugasingiza Imana? Ati rwose isengesho charismatique niba ari byo mushaka reka nze mbibwire n'abakristo. Atari ko ibyo ntashaka ni ibyo ngibyo muvuga ngo mugiye gukiza abarwayi. We ntiyabyitaga no kubasengera, yabyitaga kubakiza. Ati ibyo bintu bimeze nk'ubupfumu ntabwo ari byo. Iyo umuntu atemera ikintu si ngombwa rwose kumunegura, ntabwo ari ngombwa kumucira urubanza, ahubwo kujya mu mugambi w'Imana ibigiye kwigaragaza mu bihe nk'ibyo. Nuko byagenze bavandimwe. Turagenda igihe ubwo padiri amaze kwintroduiza aramamagaye ati rwose mbemereye ko bakora isengesho rya charismatique bagasingiza Imana. Ubwo padiri yahise afata imodoka aranagenda, yarafite izindi gahunda. Mu gihe twatangiye gusingiza Imana, duteye indirimbo ya mbere yo gusingiza Imana, Roho Mutagatifu ajya muri za ngobyi, abarwayi batangira guhaguruka, abantu batangira guhaguruka mu bubasha bw'ibisingizo, hakira abarwayi. Mbese navuga ngo hakize bose. Bwa bubasha bwavaga muri Yezu Kristo bujya muri buri muntu wese, arakira, agira icyo abohoka. Ari twe natwe turakira, turatangara. Yezu yigaragaje mu bundi buryo atari ubwo twari tumenyereye. Ngiryo rya jambo, uyu munsi ndakiza abarwayi ariko ntimuri gusengera abarwayi. Ibyo Imana ivuze irabikora. Jya mu mwuka w'Imana. Hari ibyo Imana ishaka kuguhishurira, hari ibyo Imana ishaka kukwereka, hari ibyo Imana ishaka kukwigisha. Iragutegereje ko wigomwa, ko wihana kugira ngo ikubone.